menshi cyane. Ubaha amashyi, ubaha amashyi. Izo ni ingabo barebye umuryango w'abasura nawe ubonye abareje muri kubabona abana basenga cyane kandi bakorera Imana. Urababona ukuntu bagerutse bafite n'amadarapo yabo, urababona abana barezwe kandi basenga koko. Abana barezwe muhereza abana basenga ingabo za Mariya mukomeze. Babonye ko ku mukaba karismatike wahageze mwibara ry'ubururu n'umweru. Abakarismatike ingabire za Roho Mutagatifu ntabwo mutambuke. Aho rero iyi korali urabona ko ibirango byabo bigaragara ko bafite indirimbo ku manota. Aba ni abakristu. Iyi korali y'ikiro cyacu ya Fatima abaririmbyi ariho baza bari kuturirimbira mu kanya gashize. Mwababonye abaririmbyi mutambuke. Ababonye abaririmbyi bacu rwose bati umuziki twarawukamiritse. Ababonye umuziki twarawukamiritse. Murakoze baririmbyi, murakoze cyane. Mwaririmbye neza rwose. Igitambo cy'Ukarisitiya twakizihije. Abahereza rero nabo bati natwe turahari. Abahereza rero nabo murabona ko bariyerekana. Komeza imihigo, komeza utera imbere. Abo ni abahereza biyerekana bati ntabwo ari ukuba kurari cyane gusa, hari byinshi dusobanukiwe kandi dufite na gahunda. Burya ntabwo padiri yagutuma divayi, ugomba kuba ufite gahunda neza. Ibintu byose bisobanukiwe ko ushyira kuri gahunda. Aha, nyabuna muze kubaha amashyi batarambirwa rwose. Murabona ko bari mu byiciro, hari abato, hari abahereza bagitangira, hari n'abakuze. Abahereza bakuze abo bose mukomeze rero, musoze. Abahereza barakoze ngo amashyi basoze. Bamera amashyi cyane rwose, murabona ko bitoje. Bafite ababyeyi babo babatoza neza, abarezi babo babitaho. Byose bibanzwa no gusenga. Reka tujye ejuru rero uyu mwanya, hanyuma dusenga Imana kugira ngo byose bize kugenda neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimira Nyagasani kuko udukunda byahebuje. Turagushimira umubyeyi Bikira Mariya, umuvugizi w'iri shuri ryacu. Tumaze gutura tukaba twahawe n'umubiri mutagatifu w'umwana wawe. Tugeze hano rero
kugira ngo dusabane nk'abavandimwe kandi twongereye turebe impano nyinshi waduhereye abana bacu turerera hano. Turabasabira umugisha rero, kandi turasabira umugisha ibigiye kuduhuza, amafunguro, imikino n'ibiganiro bitandukanye. Nyagasani byose bibe ari ibitwubaka kandi bizakomeze gufasha iri shuri ryacu kujya mbere. Ubane natwe rero neza, bihorane natwe, tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Mwamikazi wa Fatima, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze cyane. Namwe rero muhaguruke tubishimire. Nimwe mwaduteranirije hano mwese. Murakoze cyane. Bashyitsi bacu rero mwicare mugwe neza, mugubwe neza. Hano iwanyu ni iwacu i Fatima, kandi ngira ngo nkuko muragenda mubona abana bakubisemo amakositimu nimukeke ngo n'abahandi, abana bambaye imikenyero nimukeke ngo n'abahandi. Ni abana ba hano barabyitoje gukora protokole kandi bayobowe n'umuyobozi wabo. Ngira ngo nawe aze hano nkuko babivuze kugira ngo abimburire abandi bose, atugezeho incamake y'amateka y'uru rugo duteraniyemo. Nyakubahwa Maseri wakwegera imbere. Bamwe hari ibyo bazi, abandi hari ibyo batibuka, kugira ngo mutwibutse amateka. Murakoze, murakarama. Wa paruwase yacu ya Ruhengeri, mukaba n'intumwa y'umwepiskopi muri ibi birori. Nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri gatolika muri paruwase yacu ya Ruhengeri, bihaye Imana, bashyitsi bahire, babyeyi, banyeshuri, Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi nk'umuyobozi w'ishuri ndagira ngo mbasangize ku mateka y'iri shuri. Ishuri ryacu ryitwa Centre Scolaire Notre Dame de Fatima. Ni ishuri ribanza rya Kiliziya rifashwa na leta ku bw'amasezerano. Ryatangiye mu mwaka w'amashuri w'1999 agana muri 2000, ritangijwe na Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri, rigamije korohereza abanyeshuri bakoraga urugendo rurerure bagana ku mashuri. Iri shuri ryitwa Centre Scolaire Notre Dame de Fatima. Izina ryakomoye ku rya paruwase Cathedrale, ariko cyane cyane ku mabonekerwa yabereye i Fatima muri Portugal. Rikaba rigira umunsi wa 13 z'ukwa gatanu buri mwaka. Uyu munsi nk'uko mwabyumvise, umwepiskopi akaba yadaye itariki 13 z'ukwa gatandatu buri mwaka. Ryatangiye rifite abanyeshuri 520 bigiraga mu byumba 8, 4 byigirwagamo n'abana bategurirwa amasakramentu. Umwaka wa gatandatu wari ufite abana 48 gusa. None ubu mu wa gatandatu dufite abana 192, mu gihe abana bose ari 1070 bigira mu byumba 16. Icyumba kimwe kikaba kirimo abana 65. Ni imbogamizi y'ubucucike, ariko turashimira akarere n'ubuyobozi bwa Kiliziya ko budahwema kudukorera ubuvugizi mu gihe gikwiye, tukazabona ibyumba bishoboka abana bashobora kwigiramo bisanzuye. Nkomeje kandi gushimira ababyeyi, abayobozi b'iri shuri bambanjirije, kuko bakoze uko bashoboye kugira ngo iri shuri rirangwe n'ikinyabupfura n'isuku, dore ko ari isoko y'ubuzima. Ndashimira kandi ababyeyi barerera muri iri shuri, kuko badufasha kurera umwana ufite ikinyabupfura, ubumuntu, isuku, umwana wiga neza, agakura neza, agakora neza. Uze mu mateka y'ishuri, murabona ko iri shuri uko bwije n'uko bukeye umubare w'abanyeshuri byenda wiyongera, ariko ibyumba byo ntibyiyongera. Tukaba dufite ubucucike bukabije buri hano,
kandi tukababazwa cyane n'uko ababyeyi batuye uyu mudugudu hano hafi batuzanira abana ngo tubarere bigatunanira kubera ibyumba bike, bigatuma bajya kure bambukiranya imihanda. Dutegereje twizeye ko mwadukorera ubuvugizi hakaboneka ibyumba bihagije kugira ngo tubone n'abarimu, dore ko umubare w'abarimu utangwa hakurikijwe ibyumba. Ndashimira abarezi bagaragaza ubushake bafite bwo kurera umwana uzaba ingirakamaro, ushoboye kandi ushobotse, kuko insanganyamatsiko ibivuga: ndera neza, nkure neza, nkore neza. Ndashimira ababyeyi dufatanyije kurera ukuntu bafite ubushake bwo kwitanga no kwita ku bana kugira ngo babashe kwiga neza kandi batsinde neza. Nyakubahwa Padiri Mukuru, mukaba n'intumwa y'Umwepiskopi muri ibi birori, bashyitsi bahire mwatugendereye, mukomeze mugubwe neza. Murakoze. Nyuma y'iri jambo ono mudio umvikireye ndagira ngo mwamfuramwe rwose dushimire aba bana kufakasi uri
OG original gangi didi tuti abra. Original. Atia miena oni mawingo. Libi imbeje. Libi stameje. Lifu aije. Libi pambeje. Libi kunyeje. Libi mwakeje. Leti, ajoya leti wafuta kate. Magere na bise ele kebele. Eso pesa kanta mesho esate. Musala makasi membongo esate. Stressy for what? Hating on what? Paper don't you for what? And my brother, make your money conquer, life is too short. I want to live large, I want to be happy. My peace you can judge. I'm stuck, ukinipenda sawa, usipopenda basi. Furaha yangu ni mimi mwenyewe. La 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 la. Oh, maisha mafupi bwana. No 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 no. Yani kujibana. La 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 la.
MC arakoze, Imana imuhe umugisha. Amazina nitwa Dusenge kuri Valence, umwarimu uhagarariye abandi hano ku ishuri ribanza rya Fatima. Nyakubahwa Padiri Mukuru, nyakubahwa ushinzwe uburezi Gatolika muri diyosezi yacu ya Ruhengeri, nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, basaserodoti biyeguriye Imana, banyakubahwa batandukanye, namwe bayobozi bo mu nzego bwite za leta mwitabiriye ibi birori, bashitsi bahire mwaturutse hirya no hino, babyeyi murerera muri iri shuri ryaragijwe Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, banyeshuri namwe barezi, abafatanyabikorwa bacu bose, Kristo Yesu akuzwe. Mbanje gushimira musangiza w'amagambo umpaye umwanya nk'umurezi uhagarariye abandi ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi mukuru w'ishuri ryacu. Ijambo ngiye kuvuga narikubira mu ngingo eshatu, arizo gushimira, kugaragaza imbogamizi no gutanga ibyifuzo.
Mbanje gushimira Imana Data ushobora byose yaduhaye amahoro n'ubuzima, ikaduha imbaraga zo kwita ku bana bacu. Ndashimira nyiricyubahiro Padiri mukuru, kandi shimira banyakubahwa mwese muteraniye hano. Kubw'uyu munsi dukomeza gushimira Padiri ukomeza kutuba hafi, ndetse adahwema kuba hafi yacu mu buryo bw'iterambere ry'iri shuri, akadufasha guhimbaza umunsi mukuru w'ishuri buri mwaka. Biduha icyerekezo cy'ukwemera n'uburere bwiza. Dushimiye Leta y'u Rwanda ku bufasha n'ubuyobozi bwiza mu burezi bwatumye abana bacu biga mu mahoro no mu mutekano, kandi bakaduha ibikenerwa ngo dutange uburere bufite ireme. Dushimiye abafatanyabikorwa bacu bose batanga inkunga mu bikoresho, mu myigire no mu bikorwa by'iterambere ry'ikigo. Imbogamizi, nubwo dufite byinshi byo gushimira, hari imbogamizi ziringaniye tugihura nazo. Ibyumba bike by'amashuri, abana bacu baragenda biyongera, ariko ibyumba by'amashuri ni bike. Ibi bituma abarimu tugorwa no kugera ku rwego twifuza mu kwigisha neza. Ibikoresho by'amasomo, hari aho tugifite ibikoresho bike. Bikorwa kandi bafasha mu gukwirakwiza ibikoresho by'amasomo byifashishwa mu ikoranabuhanga n'imyigire y'igihe. Hakomezwa gushyigikira abarimu mu mahugurwa n'ubumenyi bushya kugira ngo tugere ku ntego y'uburezi bufite ireme. Isoza, nyakubahwa Padiri mukuru, nyakubahwa Padiri ushinzwe uburezi Gatolika muri Diyoseze ya Ruhengeri, banyakubahwa mwese muteraniye hano, abiyeguriye Imana, basaserdoti, nyakubahwa, nk'uko turi kumwe n'inzego bwite za Leta n'abafatanyabikorwa duteraniye hano muri ibi birori, Gashitsi bahire, mwaturutse hirya no hino, babyeyi murerera muri iri shuri, banyeshuri namwe barezi, bafatanyabikorwa bacu. Mu gusoza, ndongera gushimira ubufatanye buranga ababyeyi, abarezi, Kiliziya na Leta mu gushyigikira umwana no kumugezaho uburere buhamye. Mbaragije Bikira Mariya, umwamikazi wa Fatima, murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Arakoze. A poet, rise me when, grow me when, help me do it. Rise me when, grow me matter, help me grow in your love. Teach me the path of truth, so I may grow in unity and peace. Our Lady of Fatima, pray for us. Help me grow in wisdom and good character, so I may respect everyone while still young. And when I grow up, may I become light that shines everywhere for others. Our Lady of Fatima, pray for us. Help me do what is right and avoid the wrong path of the world. May I love God and all people. Our Lady of Fatima, pray for us. Virgin Mary of Fatima, guide us. As our children, may we grow in faith and strive always to do good. Our Lady of Fatima, pray for us. Rise me well, grow me well, help me do well.
May this become the goal of our lives at school, at home, and among others. May we always be good examples. Our Lady of Fatima, pray for us. In studies and games, may we know for good manners. May we imitate the love of Jesus and have kind and loving hearts. Our Lady of Fatima, pray for us. When we fall into mistake, Mother, take our hand and lift us again. Shows us the way of right, so we may see goodness every day. Our Lady of Fatima, pray for us. Bless our teachers and parents, grant peace and joy from the love and care they give us. May God reward them abundantly. Our Lady of Fatima, pray for us. On the journey of our lives, may we always remain in faithful, rejective, rise and hatred, and learning to love and forgive. Our Lady of Fatima, pray for us. May all children in the world find the peace and safety. May no one cry alone, but may we all live united in love. Our Lady of Fatima, pray for us. Fatima, we have chosen you. Fatima, we have chosen you to be our example in humility and prayer. May we always be close to God. Our Lady of Fatima, pray for us. Our Lady of Fatima, pray for us. We pray our Bishop, may God bless him abundantly. May he guide Christ folkway in the truth, love, and peace. Our Lady of Fatima, pray for us. Our beloved priest, may we remain faithful, safety, teaching us the word of God and leading us in the right path. Our Lady of Fatima, pray for us. Religious brothers, sisters, and teachers, may God strengthen them. They always so. They continue the rising as well in education and in faith. Our Lady of Fatima, pray for us. The Pope of all Church and the Lord continue to protect him. May he guide the Christian in unity and increase love. Our Lady of Fatima, pray for us. In church and in school, may we learn to work together to respect those other than us. Our Lady of Fatima, pray for us. We sing with happiness and joy of the feast day of Fatima. May Mary always be our mother, leading us to Jesus Christ. Our Lady of Fatima, pray for us. It was poem Awera Kevin who studied in P3. It was poem Isabella who studied in P3. And the Ishmael Navieri who study in P3. Thank you. na DJ nawe arakoze ati umwana ni umutware uwisheja yaransabye sinabima natukunde mu mwaka wa kabiri nanyaruke. Iyo foto ni y'urwibutso, iyo ni ifoto y'umunsi rwose, ifoto y'abahanga. Maze turimo dusoza.
ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yatangiye i Fatima, maze abana tubabaze ngo abo bana ni bande? Ababibuka ni bande? Abana bibukwa ni Lucia na Francisco. Undi aburu Yasenta. na Yasenta. Mubaha amashyi menshi cyane, baratsinze rwose. Rero bana mwakoze ikimenyetso mugishyira hejuru, ababyeyi babaha amashyi ayo mujye kwicara. inzego bwite za leta impano akazayigeza kwa gavana nk'umunyeshuri wize hano, turayimuha rero kugira ngo azayimugezeho. nkore neza. Abaregwa n'abarera mwese ndabasuje ngira nti ngiki kiganza n'amahoro. Muri Kiliziya Gatolika itanga uburere buhamye, twe turaganje, turashoboye kandi turashobotse. None mbisabire nimundere neza, nkore neza, nkore neza. Ushaka ngo nyuzwe muri wowe, none ko wumviye icyo gihe wandera neza, ngakura neza, ngakora neza. Dore abana benshi barandagaye babuze kirerwa hirya no hino, kandi abo bose bafite aho banyujijwe n'ukuri. Wa mubyeyi we wandera neza, ngakura neza, ngakora neza. Aho bandagaye hose dore ni wowe ubitera, urabyara ugashyira mu ikarito ugata ku muhanda, wagira ngo urareze ukarara urwana mu rugo nk'abundera, nuko ubutane bugafata intebe, maze ejo nkitwa umuzitura. Barakabyara, baragatunga, barakagwiza, baragasugira basagambe, bampaye amahoro atagereranywa. Ndatuje kandi nawe ndagusaba ngo ubigireho, maze undere neza, nkure neza, nkore neza. Ubutumwa ushoboye kandi ushobotse. Ubutumwa nanga si ubwanjye gusa, ndavugira abana bose ku isi. Nsaba ababyeyi, abarezi, abayobozi, abihaye Imana, amadini n'amatorero, ndetse n'igihugu cyacu, kwita ku barerwa ngira nti ndera neza, nkure neza, nkore neza. Umwana ushoboye kandi ushobotse. Sinasoza nashimira abari kuturera, turishimye kandi twiga neza, kubera Kiliziya Gatolika itanga uburere buhamye, irera umwana ushoboye kandi ushobotse. Ihora igusaba ngo rera neza, nkure neza, nkore neza. Umwana ushoboye kandi ushobotse. Yari uwatatswe n'umubyeyi Bikira Mariya, wuzuye ibinezaneza nkesha Kiliziya Gatolika itanga uburere buhamye, ku mwana ushoboye kandi ushobotse. Karekezi Nayera Ndatukunda, Karekezi Nowera, ishuri ryaragijwe umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima. Murakoze. Ababyeyi basaba ngo gatanya we, abasaba gatanya abana bakarerwa bare. Abo babyeyi banyakubahwa basaserdoti naje kwifatanya natwe muri ibi birori, namwe abihaye Imana mu ngeri zitandukanye, nyakubahwa umuyobozi w'ishuri ribanza rya Fatima, barimu, barezi, bayobozi mu nzego bwite za leta, babyeyi, banyeshuri, ndetse namwe bashyitsi mwese muteraniye hano, mbifurije amahoro n'ibyishimo. Nishimiye cyane guhagarara mu mwanya w'ababyeyi kuri uyu munsi mukuru,
wo kwizihiza umunsi w'ishuri ryacu ryaragijwe umubyeyi Bikira Mariya wa Fatima. Mbere na mbere turashimira Imana yakomeje kuturinda no kutuyobora. Turashimira leta y'u Rwanda imbaraga ikomeje gushyira mu burezi. Turashima kandi ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ikomeje kurerera Imana n'igihugu cyacu, umwana ushoboye kandi ushobotse. Turashima ubuyobozi bw'ishuri n'abarimu ku murava, ubwitange n'urukundo bagaragaza mu kurera no kwigisha abana bacu. Isuku igaragara ku ishuri, cyane ko gahunda ya fresheri ku ishuri ku rwego rw'igihugu yatangirijwe kuri iri shuri, ndetse akaba ari naryo ryabaye intangarugero mu gukora ubuhinzi bw'imboga bukorewe ku butaka buto mu rwego rwo kunganira ifunguro rihabwa abana ku ishuri. Ibyo byose byatumye Centre Scolaire Notre Dame de Fatima ihinduka bandebereho, kuko hasigaye hakorerwa ingendo shuri mu masomo yabo. Nk'ababyeyi twishimira intambwe ishuri ryacu rimaze gutera mu burezi, imitsindire myiza y'abanyeshuri, imyitwarire iboneye n'ubumenyi bagenda bagaragaza ni ikimenyetso cy'ubufatanye hagati y'ishuri, ababyeyi n'abanyeshuri. Mumfashe duhuze ibiganza twishimire ibyo bikorwa by'indashyikirwa bw'abana. Tugomba gukomeza gukurikirana imyigire yabo, kubatera inkunga, kubatoza indangagaciro nziza no gufatanya n'ishuri mu bibazo ibyo ari byo byose byaboneka ku ishuri cyangwa se byabungamira uburezi. Iyo umubyeyi n'ishuri bakoranye neza, umwana arushaho gutsinda no gutera imbere, bityo tukaba twifuza ko ubufatanye hagati y'ishuri n'ababyeyi bwakomeza gushimangira. Kabone nubwo twishimira ibyagezweho, turacyafite imbogamizi zibangamira imyigire, imyigishirize n'imitsindire. Muri zo harimo, nk'uko byagarutswe n'abagenzi banje bambanjirije, kuba abana n'abarezi badafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndavuga computers, mudasobwa, kandi ariho isi iri kwerekeza. Dufite ikibazo cy'ibyumba by'amashuri bidahagije, ari nabyo bigaragazwa n'ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri, aho mu cyumba cy'ishuri twakira abana bagera kuri 60. Dufite ikibazo cy'ubwiherero budahagije ndetse n'ubuhari ntibujyanye n'igihe. Nta bibuga abana bafite bakiniraho imikino, imyidagaduro na siporo ni nk'aho bidakorwa, ndetse ishuri nta n'ubwinyagamburiro rifite kuko rikikijwe n'amazu y'abaturage. Dufite ikibazo nanone kigaragara ku ruhande rw'ababyeyi, turavuga imibereho mibi, imyumvire yo hasi, ubukene n'amakimbirane ku miryango imwe n'imwe. Ibyo bituma abana gusiba kwa hato na hato ndetse no guta ishuri. Turasaba abanyeshuri gukomeza kurangwa n'umurava, ikinyabupfura n'umuhate kugira ngo bazabe abaturage b'ejo hazaza. Turanifuza ko ishuri ryakomeza guteza imbere ireme ry'uburezi no gushyiraho ibikorwa bifasha abana kuvumbura impano zabo, talent, ibi bahoze batwereka. Turasaba ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu mikoranire bufitanye na leta kudukorera ubuvugizi ku gikorwa cyo kwagura ishuri ndetse no kuvugurura inyubako mu buryo bugezweho. Aha twavuga inyubako igeretse. Ngana ku musozo, ndongera gushimira Kiliziya Gatolika mu Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo. Ndashimira ubuyobozi bwa diyosezi yacu ya Ruhengeri, ndashimira nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Ruhengeri, ndashimira padiri ushinzwe amashuri muri paruwasi yacu ya Ruhengeri, ndetse ndashimira n'ubuyobozi bw'ishuri, abarimu, ababyeyi n'abanyeshuri bose ku ruhare rwa buri wese mu guteza imbere ishuri ryacu. Ntitwakwibagirwa gushimira abateguye uyu munsi ndetse namwe mwese mwitabiriye ibirori. Mwese mbifurije umunsi mukuru mwiza w'ishuri ryacu ryaragijwe umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'i Fatima. Murakoze, Imana ibahe umugisha. arakoze mumwongera. Tugire ituze mu mitima. Abanyeshuri muri kunyumva? Muri kubona igikorwa gikurikiyeho? Twitonde kugira ngo
hano baduha umwanya natwe tubone uburyo tujya kwimeza neza. Mu gihe rero mugikurikirana igikorwa birumvikana ko umutsima ugomba gutekwa ugashya, hanyuma wamara gushya tukareba uko tuwugenza. Murabona ko abana bagize to my heart. I have a message for you. God has sent me to you. bagiye kutubwira ko hari ibintu biryoha bisangiwe, bashobora kutwumvira hanyuma bakatwifuriza natwe kuza kuryoherwa. Aha, nibyo koko Maseri baravuga bati ndibyo, congratulations, felicitation. Bagiye kubuza rero turiya dukiza cyangwa se murazamura mukandi mumara gusoma muraduhuriza hejuru bafata ifoto y'umunsi, hanyuma tuze kwiyereka umwepiskopi ko byari biryoshye. Muratuzamura mwese dukorane padiri mukuru, muradukoza ku padiri mukuru. Hanyuma nibarangiza natwe yego amashi menshi cyane. Baravuze ngo padiri mukuru avuze ngo mwese muryoherwe, batereke tumwe. Iyo nsanganyamatsiko batubwiye ikubiyemo ibintu byinshi cyane. Ababyeyi hari icyo dushinzwe kurera umwana, tukamuha disipurine, umwana agakura neza. Iyo akuze neza amasomo ahabwa amugirira akamaro, noneho akaza kuvamo abayobozi cyangwa se abakorera igihugu bashoboye kandi bashobotse. Urumva rero ko niturera abana bacu neza bazakura neza kandi bagire gute bakorera igihugu cyacu kibashe gutera imbere. Nyakubahwa padiri, hari ikintu cyanshimishije cyane, niyo mpamvu navuze ko Kiliziya Gatolika igira uruhare runini mu kurera neza. Numvise ko nyakubahwa gavana nawe yari reba aha ngaha. Urumva rero ni ibintu bigomba kwishimirwa cyane. Yarezwe neza, arerwa neza, none ngubu akaba ari umwanya ukomeye kandi bigaragarira aho yagize gute aho yarerewe. Kiliziya Gatolika rero igira uruhare runini cyane mu gutanga uburere. Nanjye uhagaze hano imbere yanjye urumva nararirewe muri Kiliziya Gatolika. Nize muri santarari ya Mukuru, niga kuri gurupe sikorere y'Urwanda, none mpagaze imbere yanyu kubera ko nabuze ahantu heza cyane. Mwamuhera amashyi Kiliziya Gatolika mw'abantu bweye. Tukaba rero tuvuga ati Kiliziya nikomereza aho ngaho, kandi n'ibyo mwasabye by'ibyifuzo nabyo nubwo mubishobora. Hari ikintu mwasabye kijyanye no kuvuga ngo nta byumba bihari, ariko ku mbaraga zanyu n'ubushobozi bwanyu ndakeka ko nta cyabamuzi. Nyakubahwa padiri rwose ngo ibyo mwadutumye tuzagerageza turebe dufatanye nk'uko dusanzwe dufatanya, noneho ibyo byose bizaza gushoboka kandi ndabizi ko bitazananirana. Ku bijyanye n'ibyumba bijyanye na laboratwari, bijyanye na amamashini, ibyo ngibyo leta ntibihwema kubikorera amashuri. Ibyo mwavuze ndaza kugeza ku buyobozi bwite bwa leta, ndakeka ko nabyo bizakemuka mu minsi mikeya iri imbere. Sinarangiza kandi hashimiye umwarimu nabonye w'indashyikirwa yitwa Valence. Bari mumuteraniye aha ngaha, namwe mwabibonye ko kuba indashyikirwa ari ukubikorera. Valence yakoze ibintu bigaragara hariya. Ejo bundi nitujya gutanga bonasi, tukabana bonasi yandi y'atanu ku ijana 80, urumva ko azaba yabigaragaje. Icyo nababwira rero ni uko namwe mwagerageza, namwe mukaba indashyikirwa nk'uko Valence akora, kugira ngo ibyo mukora, akazi mukora mukomeze kubaha agaciro. Nyakubahwa padiri rero bageze aha ngaha agomba kuzana ku bavisi beya
ntabwo babashe kuboneka byabaye ngombwa ko dukora n'intore ububitse utazangaha ariko abagezaho ubutumwa babwira ko umunsi wagenze kandi umunsi wagenze neza bagabanyije yuko leta itazahomba gukorana na Kiliziya Gatolika. Murakoze cyane. abarezi nk'aba ngaba ntawe utakwifuza kubakana. Hanyuma rero abana ntibamanje kubagaburira basubira mu myanya bicare maze umubyeyi aharirwe uruharo. Abasasaridoti biyeguriye Imana by'umwihariko nyakubahwa Seri Delphine uyobora ishuri ryaragijwe Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima, abayobozi aje muhagarariye akarere kacu ka Musanze, abayobozi w'umudugudu wacu, abanyakubahwa muyobora ibigo by'amashuri bitandukanye byo muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri, barezi babyeyi murerera kuri iri shuri, bana bacu dukunda, ndagira ngo nongere mbasuhuze bifuriza umunsi mukuru mwiza w'iri shuri ryacu ryaragijwe Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima. Turishimye kandi turashimira Imana. Nibyo koko abambanjirije babivuze, kuva Kiliziya yagera muri iki gihugu cyacu yagiye yita ku bijyanye n'uburezi. Ahashingwaga paruwase hose wasangaga ku rundi ruhande abapadiri bahashinga ishuri, kandi impamvu nta yindi nuko bifuzaga ko abanyarwanda twamenya Imana ariko kandi tukanajijuka tukagira n'ubumenyi tumenya. Ni nako byagenze rero hano ku cyicaro cya Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri, kuri paruwasi katedrali ya Ruhengeri, mu mwaka w'1999 abari bahari icyo gihe bararebye babona uburyo abana bacu bakora ingendo ndende bajya kwiga kure, niko gushinga iri shuri maze bariragiza Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima. Ndagira ngo rero dushimire abo bose bagize uruhare, bagize igitekerezo cyo gushinga iri shuri, none uyu munsi tukaba twishimira ko ryigamo abana 1070. Mumfashe tubashimire. Turashimira rero Imana kubera ibyiza byose iri shuri ryagezeho kuva muri uwo mwaka w'1999 ushira 2000 kugeza uyu munsi muri 2026 abana bamaze kuharererwa bagira ingano. Turashimira Imana rero kandi dushimira n'abarezi mwitanga
mugakoresha iyo bwabaga kugira ngo aba bana bacu bagire ubumenyi bamenya, ariko kandi bagire n'uburere, kugira ngo kuva mu gitondo mwabyiboneye natwe abatuye hafi tuba hano umunsi ku wundi tubona ukuntu abana barererwa hano, ubona bafite ikinyabupfura kandi n'ubumenyi bikajyana. Ndagira ngo rero dushimire ababigiramo uruhare bose, abayobozi n'abarezi, bampera amashyi impundu. Ndashimira ubufatanye buturanga. Uheruka hano mu myaka 5 ishize akagera hano kuri iri shuri rya Fatima ashobora no kuhayoberwa kubera isuku isigaye ihari, kubera ubwiza bw'iri shuri. Ndagira ngo rero nshimire abagiye babigiramo uruhare, abayobozi b'amashuri bagiye banyura ahangaha. Kuri uyu munsi tukaba dufite uyu mubikira Musenyeri wacu yahayemo ubutumwa. Ndagira ngo muri we dushimire n'abandi bose bagiye bitanga, tukaba tubona iri shuri rifite isura rimeze neza mu banciye. Ndabashimira babyeyi murerera hano, ubufatanye bwanyu bwagiye bwigaragaza, imbaraga n'urukundo mukunda iri shuri twarabibonye. Kugira ngo amaso yerekwa bike ibindi akirebera, murebye aya mapave buriya uruhare runini n'urwo ababyeyi bagira ngo abana babo bajye bava hano muri iyi kaburimbo leta yatwihereye, hanyuma bigira ahantu hameze neza, bakinira ahantu hameze neza. Babyeyi mu izina rya Kiliziya uyu munsi ndabibashimiye, bahaye amashyi, nimumfashe nyabahera. Nibyo koko iri shuri rirakunzwe. Iri shuri urukundo ababyeyi barikunda tubibona mu ntangiriro za buri mwaka w'amashuri. Niba ntibeshe nahamya yuko abahiga n'ababashaka kuhiga, abahiga nibo bakeya kurusha ababashaka kuza kwiga hano. Nanjye ubwanjye hari benshi baza ngo nimbasabire kuza kwiga muri Fatima, bikananira kubera amashuri make. Koko nk'uko umuyobozi w'ishuri yabigaragaje, namwe nimutekereze abana 67 muri buri shuri, ubundi navuga ngo birababaje. Ariko hashimira abarezi n'ubuyobozi uburyo babyitwaramo ngo bucucike ntibubuze abana bacu kugira ubumenyi bamenya, abarimu bakitanga, abana bacu bakiga neza muri izo kondisiyo zigoye. Maseri rero nk'uko wabidusabye, tuzakomeza kuba abavugizi, yaba njyewe yaba n'uhagarariye leta muri ibi birori. Ubwo buvugizi tuzakomeza kubugeza ku babishinzwe, turebe wenda ko mu minsi iri imbere twazabona ibindi byumba, kandi buri wese arabibona ko bikenewe iyo ageze hano muri iri shuri. Tuzakora rero iyo bwabaga, ndabizeza ko tugiye gushyiramo imbaraga zacu zose ku bufatanye bwa Kiliziya na leta. Ndabizi nta cyatunanira, dufite Imana, dufite ubuyobozi bwiza, izabiduha byose. Ndabashimira rya saa sita, tugakerezwa no kujyana impamba ku ishuri, tugakerezwa n'ibindi byatugoraga, ariko mwewe hano ku ishuri byose murabihasanga. Saa sita mufata amafunguro, mukongera kwiga mumeze neza. Ndagira ngo murumva izo mbaraga zose leta igenda ishyira mu bijyanye n'uburezi. Ubwo simvuze ibitabo, simvuze za kompiyuta n'ibindi byose narondora mubona mu mashuri yanyu. Mukabona na Kiliziya igira gutya ikigomwa, ahangaha wenda yashoboraga kubaka indi Kiliziya, ariko igira iravuga iti reka tuhubake amashuri abana bacu bajye bigiramo.
ibyo byose rero bana mujye mubireba bibatera ishaka maze babasige namwe mwinogereza. Murabinyemereye? Ababinyemereye kugira ukuboko gutya ndebe, murabinyemereye? Uyu munsi munyemereye ko mugiye gushyira imbaraga mu kwiga? Munyemereye ko mugiye kujya muzinduka mukagerera hano kare mukamanza gukora etide mbere y'uko mujya mu mashuri? Murabinyemereye? Munyemereye ko nimujya mugera mu ishuri muzajya mutega amatwi ibyo abarezi bacu batubwira? Murabinyemereye? Ubwo mubinyemereye rero ndasaba ababyeyi n'abandi bantu bakuru turi aha ngaha tubaha amashyi menshi bana bacu tubashimire. Turabakunda namwe ntimuzadutamaze, sibyo? Aba barezi mureba mwahoze muririmba indirimbo ngo Fatima ifite abarezi beza, mukagenda murondora amazina yabo, nuko umwanya wabaye mutoya umanza mwari muragenda musubiramo kabiri gatatu. Icyo ni ikimenyetso gikomeye aba barezi mushima. Bana mujye mubatega amatwi babigisha ubwenge, ejo bundi muzigirira akamaro, mukagirire igihugu cyacu n'imiryango yanyu ndetse na kiliziya muri rusange. Bana rero ndababwira ngo mukomereze aho ngaho. Ndagira ngo mu gusoza uyu mwanya nari mpawe nongere nibutse bwa butumwa umwepiskopi wacu yadusabye kubabwira. Yansabye kongera kubibutsa ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ariko muzajya mugira umunsi mukuru w'iri shuri, ngo bizajya bibabera umwanya wo gusubiza amaso inyuma maze murebe mu mwaka wose ibyo muzaba mwaragiye mugeraho, hanyuma mwicare nanone murebe umwaka ugiye gukurikiraho imbaraga mukwiye gushyiraho. Izo tariki rero ntimuzazibagirwe, ahubwo guhera umunsi w'ejo mutangire mwitegure umwaka utaha ibindi birori bizaba biruta ahangaha. Mboneho gushimira abana bacu impano zitandukanye nababonanye. Twumvise imivugo myiza, twabonye imikino myiza badukiniye, twabonye abakaraza, twabonye itorero, twabonye uburyo abana bacu bambaye neza, ndetse utatekereza yuko ari abana batoya, ariko kubera uburyo bagiye bambaye, uburyo bagiye baduseriva, ukabona koko ko ari abana bafite ejo hazaza heza. Ndabifuriza abana bo mu wa gatandatu gushyiramo imbaraga mukazatsinda neza, mukaziga mu mashuri neza, hanyuma tukazababona mu myaka iri imbere namwe muhagaze aha ngaha nk'uko mutubwira amagambo atandukanye aduha ubutumwa bukomeye. Ndashimira rero kandi n'uburyo mu kiliziya, liturujia n'ibindi byose byabereyemo arimwe mwabigizemo uruhare bikagenda neza. Ndashimira rero ubufatanye nabonye mu gutegura uyu munsi, ubufatanye nabonye Padiri Jean de Dieu ushinzwe amashuri muri paruwase yacu akahatubera, nkashimira Padiri Omoniye, ngashimira ubuyobozi bw'ishuri n'abarezi n'ababyeyi. Ubufatanye nababonanye nta gushidikanya, uko nabonaga mucacana mwicara hamwe mushyira ibintu ku murongo, numvaga uyu munsi uzagenda neza. None uyu munsi wagenze neza kurushaho, ibintu ni 100%. Nongeye kubashimira, namwe nimwishimire. Ndabifuriza rero amasomo meza abana bacu. Babyeyi nkabifuriza kurera neza. Numvise ubutumwa abana baduhaye muri wa muvugo batubwira bati babyeyi muturere neza, bakavuga uburyo mwabarera neza, bakagaruka no kuri bya bindi bibaca intege bibera mu ngo zacu bigatuma batarerwa neza. Mwabyumvise, ntabwo nza kongera kubisubiramo muri uwo muvugo, ariko kandi nkabasaba kujya muhora hano muza gusura aba bana mukurikirana
imyigire yabo. Cojereje ahangaha rero nongera kubifuriza umugisha w'Imana, nkomeza kubifuriza umunsi mwiza mwese mwese bashitsi bacu, mwese mwese bavandimwe bana bacu, nongeye kubashimira, mwakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Mujejuru Abana bafite indi mirimo bagakoze mubanza gufata ifoto. Ababyeyi